kuki abitwa abahutu bahungiye ubwayo mu Kigunda kandi bakaba bashaka kuraga abuzukuru babo gupfirayo. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, ubwo ni Kanama umwaka w'ibihumbi 2026. Mbanze nifurize abantu bose umunsi w'umuganura, ariko ubwo ni inkotanyi zigomba kuganura kuko rubanda rugufi babambuye amasambu. Iyo bashigishe n'ikigage cyangwa bakenga urwagwa cyangwa bagakamura umutobe, baraza bakabimena. Ibyo ni ibintu bigaragara yuko n'impunzi ntabwo zishobora kubona umuganura, kuko umuganura ni umwe mu muhango w'abavuye kuri gakondo mu kiswe u Rwanda, wasabaga yuko ababyeyi bareba ibyo basaruye mu kwezi kwa munani, noneho bagashigisha ikigage, bakengura urwagwa rwiza ndetse na butunda bashaka bakayikora. Ubwo batazi butunda ni ukuvuga urwagwa ruvanze n'ubuki. Ubu rero nta bavumvu tukigira, murabizi, ntabwo waba umuvumvu mu buhungiro ntibishoboka. Ibyo rero byose ni bisaba yuko nyumva n'uzanyumva cyangwa n'uwumvisha akamaro ko kugira ubutaka, ko kugira igihugu, ko ariko gashobora gutuma uwo muco w'umuganura ubaho, kuko uba ufite ibyo wejeje wishimira ugiye gusangira n'abandi. Rero aho navuze ko abitwa abahutu bahungiye ubwayi mu Kigunda, reka nabyo mbivugeho. Umwanzi atwirukana aza gushimuta igihugu, abantu benshi bagiye bahungira ahantu hatandukanye. Guhungira rero ubwayi mu Kigunda no umbanza basobanure ubwayi icyo ari cyo. Ubwayi ni utubuto dutoya, iyo twinjiye mu jisho rishobora no guhuma burundu, kinjiramo kagahita gafata nka kore. Kugakuramo ni ibintu bigoranye, kaba ku bimera bimwe bikunda kuba biri mu Kigunda. Rero kumva kashobora rero izo mbuto hari igihe zisunikwa n'umuyaga, noneho zikaba zagusanga no mu nzu cyangwa mu nzira zikagutokoza. Guhungira rero ubwayi mu Kigunda ni ukuvuga iyo uba usanze bwa bwayi mu Kigunda aho buherereye, ni uko ugiye gusanga umwanzi aho aherereye. Rero abiswe abanyarwanda benshi twahungiye ubwayi mu Kigunda, n'ubu bamwe turacyahungira ubwayi mu Kigunda cyangwa turacyabyagirira mu Kigunda, aho kugira ngo turebe ukuntu twasubira ahantu hazima. Ndafata nk'urugero, ingero ni nyinshi zitandukanye. Mu guhunga, ubundi guhunga ni ukuvuga kuva aho uri byihutirwa, nicyo bita guhunga. Impunzi rero isobanura yuko igihe icyo ari cyo cyose wagomba kwitegura aho uri, byaba ngombwa ibintu ufite ukabisiga, ndetse rimwe na rimwe n'abantu urabasiga, baba umuryango wawe, byaba nabi cyangwa watinda mu makoni ukapfira. Nicyo bita guhunga. Ubuhungiro rero nabwo ni ahantu uba wihishe igihe gitoya mu gihe witegura gusubira aho wavuye. Ntabwo ubuhungiro butandukanye no kujya gutura ahantu. Rero uko abiswe abahutu bahungiye ubwayi mu Kigunda, dufata urugero abahungiye i Burundi, mwabonye uko bahagera, bamara kuhagera kandi ariho umwanzi wateye cyitwa u Rwanda aherereye ku ngoma ya Buyoya. Abo bantu abenshi bashubijweyo, abenshi bararugwa, abandi barafungwa, abandi babuzwa hirya no hino.
hari noneho abahungiye muri Kenya, ubwo hari umuperezida witwa Arap Moi wa Kenya. Arap Moi wa Kenya ubundi yari umuntu perezida double. Iyo hazaga umwanzi yaramwakiraga, haza abo mu butegetsi bwa Habyarimana akabakira, kubera yuko yarazi yaryaga amafaranga ku banyamari bo ku butegetsi bwa Habyarimana, ariko akarya n'andi mafaranga ku nkotanyi. Ababaye mu nkotanyi cyane cyane ndizera yuko hari bamwe bazanyumva, abambukiye igisangani. Muri cya gihe habaye intambara igisangani, inkotanyi zashoboye kwambuka byatewe na nuriya Arap Moi. Iyo Arap Moi atabaho, inkotanyi zose zanyuze igisangani zari gushira, nuko yarafitanye ububanyi nabo. Mwumvishije abantu bagiye bahungira muri Kenya, bumva yuko ngo bahungiye ahantu hazima, niho bapfiriye. Hari abo mwagiye mwumva ba Sendashonga bapfiriye muri Kenya, hari abasirikari benshi bapfiriye muri Kenya, hari n'inkotanyi nkeya yindi yagiye gutanga ubuhamya ku bwicanyi bw'inkotanyi yapfiriye muri Kenya. Abo bose ni ukumvikana yuko bishwe na bariya ba Nyakenya, kuko hariho ubutegetsi bwa aja double, ariko ubu bwa Rutogo ntabwo ari double, ahubwo bufatanyije n'abanzi, yaba ari umwanzi wo muri Tanzania, yaba umwanzi wo mu Rwanda, yaba ari umwanzi wo muri gakondo yacu, kuko bose bari gufatanya kugira ngo bashyireho Empire Hima, bafatanye n'abayisilamu, noneho baturangize. Abo bose uko ari abo perezida bose nari mvuze uko ari bane, bose bari ku mugozi umwe, usibye yuko abaturage nabo babahagurukiye. Noneho abahungiye muri kiswe Zaire, abenshi rero barahunze, turahunga, ariko abenshi bajya kwiyesitara mu mirima y'ababahima bari barahunze kera, kuko bahunga bahise biyesitara muri 1959. Bamwe biyesitaye hariya i Bukavu, Goma. Ndaba nk'urugero nk'abantu bapfiriye Ishangi, narabasetse cyane. Birababaje kubera yuko guhunga bisaba yuko uhoza ijisho hanze, uhora ureba icyakwirukanye niba kitaragukurikiye. Niba bamwe barahageze bakumva yuko bagomba kwicara ku bakabiro, cyangwa bakajya binywera akabyeri n'ibindi bindi, aho gukomeza kurebera impunzi cyangwa nazo kwirebera, nibyo byatumye abantu bashira. Ahantu bita Ikarehe, ahantu bita Inyamibwe, ahantu bita Ikatana, zose kuri uriya mupaka wose guhera Uvira kurinda ugera za Goma, abantu bahunze muri 59 harimo za Ndatwa, cyane cyane abapadiri niho bagiye kwiyesitara, niho bari kuri ayo maparuwasi. Abo benshi niho bagiye bigumira aho ngaho. Ku ngoma ya Kayibanda n'iya Habyarimana ntacyo babakozeho, barakomeje bibera aho ngaho, bifatira abakongomani. Noneho ayo maparuwasi n'ibindi byose n'imirima barabitwara n'ibindi, bakikorera mu yabo. Noneho rero mu gihe cyose impunzi zari zihari, bariya bapadiri barabaraho, baba ari Karehe, baba ari Katana, baba ari Goma, baba ari Uvira, baba ari Bukavu, batagaga amakuru y'ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu impunzi zitwaye. Ari nayo mpamvu nongera kubibutsa ikishe umusenyeri witwa Christophe Mwizerwa, nuko yari yabwiwe na musenyeri w'umututsi wa Uvira yuko intwaro deja zaturutse i Buganda zikajya i Burundi, harimo n'amabrende aje gusenya inkambi z'abahutu bakabica. Asaba abaturage uwo ari we wese ushobora kubona impunzi y'ikiswe umuhutu iba
muri Kongo yuko yayakira akayakira nkaho ari umunyagihugu wa Kongo, kuko n'ubundi abo bahutu b'abanyarwanda biswe abanyarwanda, ubundi hafi ya bose bakomoka muri Kongo, nta matandukanyirizo yayo bafite kuko basa n'abakongomani, abandi bavuga nk'abakongomani. Hakaba ari naho hari ihurizo rikomeye ry'abantu bavuga ibyo batazi cyangwa bashaka kumaraho ubwoko bw'ababantu, bavuga ngo FDLR ba muri Kongo. FDLR ni iki? Ni umutungo wa Kongo. FDLR ni abaturage ba Kongo badasa n'abateye Kongo. Ibyo rero ukomeza kwirya icyara ngo ni FDLR aratashye cyangwa ari gukora ngo amasezerano bazataha, namenye yuko nawe ari muri rwa ruhare rwo gushaka kumarisha ababantu. Ahubwo uwo ukora ayo maraporo cyangwa uvuga ngo agiranye ubumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, nabwo bushobora kuba bamwe njya numva yuko bamwe mu bategetsi ba Kongo cyane cyane abaruba nabo kera kugurisha ababantu bafatanyije n'abahima n'abarabu mu kugurisha Bantu. Numva yuko uko ikibazo kigikomeye hari bariya Baswahili, bariya Abayisilamu bo muri Tanzania abenshi batuye muri Tanga cyangwa se bambukiye muri Tanga, bafatanyije nabo batera Baswahili cyangwa abo Basomaliya bateye igihugu bise u Rwanda, igihugu cy'Uganda, igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Burundi, kugira ngo bakomeze imishinga yabo. Niba barageze mu karere bari kugurisha abacakara ababantu, none ubu bakaba bari gushaka gufata ubutaka bwabo bakanabica bose, nta burenganzira umuntu wawe wese afite wagiye gushyiraho imishyikirano ngo aratashye ngo kubera yuko ngo ni FDLR ngo amahoro aboneke. Ahubwo yagombye guhaguruka akamenyesha isi yose icyo FDLR gisobanura ku babantu, FDLR icyo bisobanura ku bahima, FDLR noneho ikumvikana igisobanuro cya FDLR ku isi hose. Rero mwabonye yuko abagiye bahungira muri ako karere abenshi bahashiriye, inkambi barazitwika kubera yuko bahungiye ubwayo mu Kigunda. Babantu bahunze muri 59 banga gufatanya n'abandi ku butegetsi, bagiye bibera kuri uwo mupaka wose. Ndibuka ubwo nakundaga kujyana ibiryo mbishyiriye impunzi aho bita Ikarehe, Inyamibwe ndetse n'Ikatana, habaga hari na programme yo guha amaparuwasi amwe ibiryo, ariko bitari kuri gahunda ya HCR cyangwa kuri gahunda y'ibyo bitaga za Caritas Internationalis. Ariko ibyo bintu wabibwiraga abashinzwe inkambi, bo bakavuga se ubundi wowe uva kwandi, wowe ubundi uvuga ibingibi uri iki? Kuko babona umuntu mutoya uri kubazana ibyo kurya, ariko bakirirwa bambwira wowe ibyo uvuga jya kubibwira abo ubibwira. Ariko nababwira ukuri aho guherereye, abo dufitanye ikibazo ariko ntibashaka kunyumva. Rero aho bita Ikarehe n'Inyamibwe ni kure yo wavaga i Bukavu. Hari igihe byabaga ngombwa yuko turara bitewe n'intuza no ku muhanda umeze nabi. Ndabaga yuko nabaga ndi umukumva ari nge ushinzwe kujyana ibyo biryo, swat nkagenda mu ikamyo cyangwa akagenda mu modoka zindi ntoya zisanzwe, ariko nagera ku maparuwasi amwe harara mu modoka mu gihe bamwe mu bashoferi banjye baraye mu buriri. Ariko byaje kugera aho ngaho mbibaza abashoferi, noneho ariko bimwe narabibonaga
noneho baza kumbwira yuko impamvu batakwakira ni uko babona ngo waba uri umuhutu, uri umubantu. Noneho abo bashoferi bamwe baje kuvuga, baravuga nubwo muvuga ko ari umubantu cyangwa iki, ibi byose ni ibintu mutari mukwiye kuvuga kuko abazaniye ibyo kurya. Niba bamuhaye ubwo iyo opportunité, bamuhaye ako kazi akabazana ibyo kurya, mukamuraza hanze, nawe ntacyo ntabwo ari byiza. Noneho hashize nk'amezi 4 cyangwa 5, niho mu bashoferi bamwe bashyikirije noneho abo bapadiri, ariko nanajyayo abo bapadiri bamwe bakajya banantuka, mwebwe muri abantu babi, ariko ntacyo kuko nabaga ndi mu kazi kandi ntacyo yagombaga kuntwara. Ikindi ni uko ingemu twabagemuraga barazifataga, bikomeza gutyo, ariko byaje kugeraho babona ndi umuntu kimwe n'undi, nk'uko babandi bavuga ngo bari bazi yuko ari inyamaswa, ariko none babonye yuko ari abantu, ahubwo za nyamaswa zibarya ari zo nyamaswa mbi. Nibyo bamwe bagenda bagaragaza muri iki gihe, kuko kuri kugenda gutsinda ibinyoma. Ubwo nshimire abakomeza kuvuga ukuri no gutanga ubuhamya nyabwo bw'ukuri. Rero abantu benshi burya bapfiriye ishanje, nuko bamwe batari babizi yuko bahungiye ubwayo mu kigunda. Noneho hari n'abandi mwajye mwumva bahungira i Burayi, wajya kumva ukumva bamucakiye ngo ngwino ujye Arusha, ujye kuburana, cyangwa barakurega ibi kandi ari umwere, cyangwa bakamutanya n'umuryango we agasigara ari we wenyine. Ibyo byose ni uko batarebye kure, batarebye aho bagomba guhungira cyangwa n'igihe bagomba kuhamarira. Abo mwarabibonye. Noneho ngarutse mu bagiye banyura inzira ndende, wasangaga hari ahantu bagiye batega impunzi, umwanzi yarahageze afite imbunda, afite uburozi bwo kubaha. Muzi abantu benshi bapfiriye i Goma n'i Bukavu kubera yuko wa mwanzi yafataga uburozi. Mazi ya Munyuza ntabwo yatangiye kugwa Munyuza ejo bundi mu gihugu, amazi ya Munyuza yatangiye kera. Kujya noneho mbibabwire neza, mu gihe inkambi zimwe izo muri Bukavu zabayeho, abantu bamaze kuba evacué, babakuye mu mijyi bose bamaze kugera mu nkambi. Hari ahantu hamwe ndibuka abayobozi bamwe, ndabavuga kandi ntabwo nshaka kubavuga mu mazina, ariko mbaha bino biganiro rimwe na rimwe ukumva nyine bamwe bagasaba imbabazi cyangwa abandi bakumva bibariye. Byageze aho bashyiraho za komite z'inkambi, noneho baravuga wowe wagize uruhare kandi turakubona yuko warwanye ku mpunzi n'ibindi byose, wowe icyo ugiye kuba ugiye guhagararira abapfu ku irimbi kuri semiteri. Narabikoze rwose, mbikora bitarenze nk'icyumweru. Noneho abantu bajyaga baza nyine babaroze, nko ku munsi umuntu agashyingura abantu nk'ijana. Noneho ku buringiti bwatangwaga na HCR cyangwa se n'indi miryango cyangwa Caritas, wamara abantu baba bashyinguye umuntu mu buringiti, bwacya mu gitondo ugasanga bamutaburuye uburingiti babukuyemo. Noneho abantu bakongera gushyingura bundi bushya, kandi hari kuza imirambo myinshi. Negereye bamwe muri abo bakuru b'inama, ndababwira ibi bintu b'inkambi, ndababwira ibi bintu ntibishoboka. Ni ukubuza abantu kongera kujya gushaka ibyo kurya cyangwa gucuruza, ari amandazi, ari imitobe, ari ibindi byo kunywa hano mu nkambi cyangwa hafi yayo, cyangwa kujya kubizana mu giturage ukabizana. Rwose byumvikanye neza, icyo kibazo baragikemura, babuza abantu no kujya gushaka inshuro
mu ntuza mu giturage, batangiye gukoraho controle y'ibintu bicuruzwa mu nkambi no kubabuza n'ibindi. Ibyo byagize agahenge yuko abantu benshi badakomeza gupfa, ariko kubera agahinda cyangwa abantu bandi bicwaga n'inzara, nabonye ndi traumatize, ndavuga ibi bintu sinabikomeza. Ndagenda njya Bukavu, hari bamwe twari tuziranye mu bari bampaye ako kazi ko gufasha impunzi. Ntabwo njyewe biriya ntabwo nasubira mu bintu byo kugira byo kwirirwa mu ntumbi n'ibindi, kandi ari intumbi nyinshi zikomeza kuza umunsi ku munsi. Noneho barambwira ibyo byihorere, turaguha ibindi akandi kazi ko kuzajya ukomeza ka logistique katari ibyo kuguma mu nkambi. Ariko nanone nabikoraga ndi muri vacances, ndi umunyeshuri. Rero igihe cy'amashuri atangiye nisubirira muri universite, ibyo mbishingukamo. Byumvikane rero yuko muri hariya ahantu henshi ku mipaka habaga hari abanzi, abantu barahongeye ubwayi mu Kigunda. Ntabwo ari aho honyine, kuko bamaze kumenya yuko impunzi zitambuka zijya ahantu, bahitaga bashyiraho abantu bo kugenda kuzikurikira no kuzica no kuzitangira. No kugeza rero ubu ngubu bamwe aho kureba bakanuye kugira ngo barebe ukuntu bashobora kwikiza umwanzi cyangwa gusubira iwabo, baracyakomeje kwirukanka ngo bari gushakira abana babo ibyo kurya, bari gushakira abana babo amashuri. Ni byiza kuyabashakira, ariko ushobora no kuyabashakira ugasubira kurwana kuri gakondo. Iriya Kongo tubona nta kintu cyo, n'amashuri y'ibihugu 50 ashobora kuba ari yubatse, ibyo kurya by'abantu miliyoni na miliyoni, miliyari babaho. Ibyo byiza byose abantu bamwe bajya gushaka i Burayi, muri Aziya, muri Amerika, murabona yuko bihari, bituma noneho n'Abanyamerika, Abanyaburayi, Abarusiya, Abashinwa bose amaso yabo ari kureba kuri Kongo. Kimwe na kwa kundi uwitwa Tupac yaririmbye avuga all eyes on me. Noneho rero abiswe Ababantu cyangwa Abahutu, aho kureba aho bashobora kuba igihe kirekire cyangwa inkomoko yabo aho iri, ko inkomoko yabo iri muri Kongo, bari kwirukanka i Burayi. Nubwo nanjye nahageze trop tard, kandi mpagera, niyo mpamvu ndi kubibabwira yuko nanibeshye, kuko ushobora kuba unahageze kongera gusubira iyo wavuye ntibizakunde, kandi nibyo bijya bikunda no kuba. Kandi bamwe bakibwira yuko ngo ariho hari ubuzima, ariko naho ariho urupfu. Ikimenyimenyi abenshi bahungira i Burayi cyangwa muri Amerika ntabwo batahuka mu bihugu byabo ari bazima. Abenshi mujya kubona benshi batahuka ari intumbi. Ibyo rero ni byumvikana yuko iyo uhunga wagombye guhagarara ahantu igihe gitoya, none ukitegura gusubira iwanyu. Ibi birashaka kuvuga iki? Nigeze gukomozaho, hari bamwe uvuga ngewe birahagije, abana banjye barize cyangwa bafite diplome, umwana wanjye yarongoranye n'umuzungu hano, cyangwa se yarongoranye n'umunyagihugu. Babwire yuko yaba ari izo ari i Burayi cyangwa muri Amerika, ariko cyane cyane i Burayi na Amerika, muzarebe umuntu w'uruhu rw'umukara ufite nk'imyaka 80 ari kumwe n'umugore wundi ufite imyaka 80. Ibyo ntibibaho. Muzajye mubabaza umuntu w'uruhu rw'umukara ushobora kubana n'umugore imyaka 50 cyangwa 40 bari kumwe. Muzabimbwire, muzampenyigiro, muzazishakishe, muzabimpa. Kubera iki? Kubera yuko nabo ubwabo nk'ingo 10 z'abazungu usanga nk'urugo rumwe ari rwo umugabo n'umugore bashobora gusazana batari batandukana, ibyo bita divorce.
ingo zabo inyinshi ni ingo zishingiye ku bukungu. Iyo umugabo afite ubukungu, abagore benshi bazi ukuntu bamanaja, noneho bagahitana uwo mugabo cyangwa se bakamutandukanya nawe cyangwa bakamurega kugira ngo ubwo butunzi bwe bube mu maboko yabo, yaba ari abagore b'abazungu, yaba ari abagore yaba ari abagabo babikorera, yaba ari abagabo b'abazungu barabibakorera, yaba ari n'abagabo b'uruhu rwacu barabibakorera. Byumvikane rero uwo uri kwibeshya ngo abana be ngo bafite amadiplome, ngo abana be barongoranye n'abazungu, ngo abana be barongoranye n'abanyamahanga, igihe icyo ari cyo cyose iyo uri umunyamahanga bashobora kukubwira va kuri ubu butaka subira iwanyu. Bashobora kuguhimbira ibicumuro udashobora kwidefanda, udashobora kwirengera, ugasubira iwanyu. Byumvikane rero yuko wowe uvuga ngo wageze iyo ujya uri kwibeshya cyane. Niyo mpamvu nanjye nagurutse ndabibabwira, mpamaze igihe muri bihugu by'abazungu, ariko burya umuntu uri mu gihugu cya Afurika cye cyangwa se ari hafi y'igihugu cye afite amahoro, afite ubukire, afite kuzabaho igihe kirekire kuruta ba bandi muvuga yuko ngo bagiye mu bazungu. Kubera iki? Kuko nabo benshi bajya mu bazungu hari igihe babyara n'umwana umwe bigahagarara cyangwa ntibanamubyare, noneho uwo mwana nyuma y'uwo mwana biba birangiye umuryango uhagararira aho ngaho w'umugabo. Ariko iyo ari aho muri Afurika cyangwa se mu gihugu cye, ubona arabyara umwana akuzukuruza umuryango ugakomeza. Ariko mu bihugu by'Uburayi cyangwa muri Amerika si uko bimeze. Ikindi nanone icyo bita rasisme, kwanga impu za bamwe na bamwe, kudahabwa agaciro cyangwa se akazi gakwiye umuntu, ibyo nibyo bibaho. Ibyo bigatera depression, ibyo bigatuma abirabura bamwe bapfa huti. Rero guhunga, ngere mbisubiremo, ntabwo ari ukujya gutura, ahubwo ni ukwirejeka ahantu gatoya ugakiga impamvu wirukanywe, icyakwirukanishije, ugashakisha umuti wagikuraho, ugasubira mu byawe, ugasubira iwawe. Byumvikane rero bariya bari kuvuga ngo bari kugurira abana babo mu bihugu by'abandi, ibyo baribeshya cyane. Bagombye guhagurukira kurwana yuko basubira iwabo kuri gakondo yabo. Ntabwo rero umuntu imyaka 30 n'ingahe yaba ari kuvuga ngo ni impunzi. Oya, imyaka burya 30 aba ari myinshi. Wagombye kuba warashikamye, warasubiye iwanyu, cyangwa se waranze iwanyu nyine bikagaragara. Naho bariya birirwa bashyira mu nkambi ngo bahapfire basazire, mu nyumve cyangwa munababwire, ni bya bindi bita concentration, centre de concentration. Ni amazu yo kwiciramo abantu cyangwa se yo guteganyiriza yuko bagomba gupfiramo. Aho ngaho muri ayo ubuhungiro ngo muri mu nkambi, sinzi icyo mwakuyemo gishyashya, usibye gutegereza gupfiramo. Nizo bita ko centre de concentration. Nimurebe ukuntu muziswamo, mwivange n'abanyagihugu nibishoboka, cyangwa murebe ukuntu mugaruka hafi ya gakondo yanyu, kuko hafi ya gakondo yanyu nta kintu na kimwe mushobora kuhabura. Abagore muzababona, amafaranga muzayabona, ibyangombwa muzabibona, ubutaka muzabubona. Naho gukomeza twiruka tujya ahantu tuzapfira dusize abana mu rwate cyangwa tubashyize muri cya gihuru nabo bagapfiramo, ntabwo ari byiza. Rero ubuhungiro ntabwo ari ukuvuga kujya gutura, ahubwo ubuhungiro ni ahantu umuntu ahagara gatoya akitegura gusubira mu bye. Igihe udafite ubutaka ntacyo uri cyo. Igihe bakwambuye ubutaka bwa na nyoko cyangwa bwa sokuru cyangwa bwa sokuruza cyangwa abakurambere bacu, ukumva yuko ngo ugiye kugura ngo ubundi ahandi, ntabwo ari ko bikora.
kuko niyo unabuguze bavuga yuko uri umwimukira, ntabwo uri umwenegihugu. Burya umwenegihugu, umunyagihugu wumva yuko igihugu ari icyawe, naho kubona nationalite cyangwa iki ntacyo ni ukwikirigita, kuko igihe icyo ari cyo cyose na nationalite ufite bayikwambura. Ahantu waguze barahakwambura, akavuga aha ntabwo ari gakondo yanyu iwanyu. Rero duharanire kuva mu bujiji, mu bucucu bwo kwita yuko ngo twabonye ubuhungiro. No, ubuhungiro ni ukuvuga kuva aho uri byihutirwa n'ibintu byawe ukabitakaza, n'ubuzima bwawe ukaba wabutakaza. Niba rero wumva ugomba kuba impunzi y'imyaka 30-40, ntacyo uzarega umwana wawe ubwo buhungiro. Ariko ibyiza ni uko twafatanya kugira ngo dusubire ku butaka, kuri gakondo yacu, abana bacu basubire ku butaka bw'abasekuruza babo, abana bacu, abuzukuru bacu basubire ku butaka bw'abakurambere. Nubwo banavayo bakongera bagasubira hanze nta kibazo, ariko bazi yuko bafite, bazi aho bakomoka, bazi aho bashobora kuzagenda bagahangwa, cyangwa se bakavuga no twebwe aho twavuye nahangaha. Murakoze rero, Imana ikomeze bagira neza. Kandi umuntu wese uvuga ngo yashyikiriye cyangwa uvuga ngo yarongoranye ngo n'abagatuku, abana be barongoranye n'abagatuku, ejo n'ejo bundi muzabona ari kubebeta, kandi rimwe na rimwe abandi ntibazamwakira kubera yuko atabafashije ku rugamba turiho. Imana rero ibagira neza, idufashe gutekereza neza, kubana mu mahoro no gukunda igihugu ndetse n'abanyagihugu. Murakoze.